mugira icyo mubikoraho ngo kubera ko ngibyo afite ibintu ngo byo gusambanya abantu yabyitaga ibyo gusambanya rero mwibaza cyo gusambanya gusambanya ni gutusambanya umuntu waje je sinzi ikintu bita gusambanya gufata ku ngufu ibijyanye n'ihohoterwa umuntu araje gusanze muvuza ibintu runaka nimba tuvuge uguze nk'umuntu n'iki ukajya hara ukasanga indangamirwa ukayemerera ibiceri ibyo biceri ntubihe icyo cyaha gikurikira nimba mwumvikanye umuntu ukamwambura iyo ndangamirwa yakwiye kujya kurega ko wayambuwe wacuruzaga iki okay ngo ni fada obita nta rwego rw'iperereza na rumwe ajejwe nta n'ikintu ashinzwe no Joshua ashiraho agashya ko ubundi ngo dufata abantu benshi nibamuzi baba ari nk'ikindi cya rabo kivugira ahita atamashusho hanze aravuga ati mwamubonye se n'impusi kombe zaragaragaye yamukize hanze amashusho aravuga ati nguyu mutipe anavuga n'amazina ye burya nazo na social media zirimo ubuntu bw'ubugambane bwinshi utanga buteye n'ubwo n'ubwo buntu bw'ubuterusha umutamenya akagambane utamenya ahantu banyiri kubipanga icyo bagamije n'iki gusa nakavuyo nyine bibereye nakavuyo kamwe karenze